umuntu washushanyije umubumbe w'isi yarahagaze he? yarahagaze mu isi. Ahagana he nyine? Mwisi hano turi mu isi yarahagaze hano. Nk'umuntu wakoze amafaranga baramuhembye nk'iki? Wakoze amafaranga kuki umuntu wakoze amafaranga bamuhembye iki? Umuntu wakoze amafaranga bamuhembye iki? bayamuhayeho nose sibyo cyari kuyakora we ntaryeho kandi ari we wakoze. yari yakoze nawe yakoze ku buryo yagenda akanikorera ndi. Wowe wumva nk'umuntu wakoze amafaranga baba baramuhembye iki? bari kumuhemba icyo ashaka. n'izo mafaranga zikuyakora n'izo yamuhemba kandi uyakora. nawe mfasha hano kumufasha. icyo kibazo rero ubajije kirakomeye cyane. genda umva baramuhembye icyo ashaka nyine icyo yasabye uwo munsi icyo bamuhembye, kuko ntiyasaba amafaranga uko arayakora kandi amafaranga ni nk'aho ari ayoboye isi. muri make rero icyo yasabye ashaka yari guhembwa amafaranga. ndabivuze njyewe niko nasubiza. iyo umuntu yakoze wa mugani w'umunyamakuru arahembwa. we yarayakoze kandi yarategereje umushahara. ahubwo yamukoresheje ninde ndamubwira ngo yakore nta muhemba wamuhaye akazi. mwese umuntu wamuhaye akazi ko gukora amafaranga yakoze amafaranga mwese araviramwo hotel yariyeho. mwese ni nko kuvuga ngo wateka ibiryo ntubiryeho. ntabwo byakunda. njye wabitetse ntabwo wamuhemba umugore se wamuhemba gute? aho ngaho niho navuze ati umuhaye amafaranga yajya kugura umugore kuko amafaranga niyo byose. ese sibyo? niyo byose. nk'umuntu wa mbere watangije ishuri yaba yarigiye hehe? umuntu wa mbere watangije ishuri gusa kuki noneho umuntu wa mbere watangije ishuri yize mu ishuri irihe yigishijwe nande kandi ari we watangije ishuri? uriya muntu wa mbere watangije ishuri yaba yarigiye hehe? wabwira na Esther Kagugu. Esther wabimfasha ngewe umuntu nzi ni headmaster diregiteri. kongere ukumbura ngo natangije ishuri bambura yuko diregiteri w'ikigo aba hariya kuri biriya biro bye. ubwo rero kuvuga ngo watangije ishuri rero ubwo ni diregiteri mwese ubwo navuga ngo iki? wafatanya na yakakira mukagishakira igisubizo. icyo kibazo ko kikakaye mwa. umuntu wa mbere watangije ishuri we yigiye naho yigiye kuko amashuri arangirira naho yigiye uko yarabifunze nyine tu yarabifunze wigiye na n'uwa yatangiye nararangiza amashuri narangira nawe ari hose aracyari kwiga. none se nta muntu ugaraduwetinga akagira digiri? hari akantu urangije mu cyongereza ngo no one knows only God knows. ntawe urangije amashuri nta n'uwayatangiye just finish. umuntu washushanyije umubumbe w'isano yarahagaze cyaba atsinze sibyo? uriya muntu washinze ishuri ese uriya muntu we yari afite iyihe mpamyabumenyi? wiki uriya muntu ntagisubiramo. uriya muntu washinze ishuri yigishije abantu, amajije kwigisha abantu bamwe abaha lisanse, abandi abaha doctora, abandi masters, abandi ama PhD imanite. ese uriya muntu we yari afite iyihe mpamyabumenyi? icyo ngiye kugisubiza mu rurimi rw'icyongereza. his
his ways icyo ni icyongereza. ni icyongereza. His ways ni ngo his ways. Ikindi is not tuzinywa zindi tuzibeke, is not tuzinywera izindi tuzibike, is not tuzinywa zindi tuzibeke, is not tuzinywa zindi tuzibeke. Thank you. ubwo ki uriya muntu yari afite kandi yakayagusubije yakayasubije mu cyongereza rwose yahagije. ariko watubwira no mu kinyarwanda. nagiye muri amerika ntabwo ari mu ijuru, ushobora no kujya ejo ukansanga hano. ngo wagiye muri amerika ngo ugeze ngo hahandi bafatira amapasiporo ngo bagusubizayo nabi. oya ntabwo nari ngiye, ahubwo ukuntu byagenze abantu rero bavuga n'ibyo batazi. njyewe nari narajyayo nkiri hano mu Rwanda, twari tugiye kuri medical check kwa muganga, ko hari abantu batunyuza ko badukura mu nkambi, ngo njye mba mu nkambi y'ibyumba, bakatuzana hano i Kigali bakabanza kudupima ibirwara, bakadukingira ibindi birwara, bakadutera ibishinge. aho ngaho rero iyo wageze uba utegereje randevu yo kurira indege. aho ngaho rero niho nagarukiye, nasinze nguvu ndwana n'abaganga, bahita bagira ngo ni umusazi, banjyana Indera Caraes. ibyo bakubwira rero biriya bya showbiz, bya bintu nari nambaye ibikapu ngo ngiye muri Amerika, iriya ni showbiz, nibyo na kimwe nyuma mu kigo cy'abasazi. ni Indera Caraes. none se bakujyanye mu rwego rw'umuntu wasaze cyangwa banjyanye nk'umuntu wasaze, kuko nari nasinze nabaye nk'umusazi, ariko nagezeyo inzoga zinshizemo basanga ndi muzima. baguteye na cya gishinge batera abasazi? oya ntabwo bakineye, njyewe nasabye imbabazi ndabwira ngo mbabarire kunera igishinge, kuko iyo bakiguteye uhita uba pararize, uhita utangira gucira inkunda, ugenda nk'ufite amababa, uhita usara burundu. ariko njyewe narabakarumye abaganga, narababwiye ati mumbabarire njye nasinze, ntagire untera urushinge, mumbabarire. ariko iyo usanze umuganga w'umugome ahita abwira abasazi bakagufata bakakigutera. iyo ari umusazi mwiza nako iyo ari umuganga mwiza ahita agukaruma inzoga zikagushiramo ugatuza, neje akakuvugira ukitahira ati uyu muntu ntabwo ari umusazi n'inzoga. ariko iyo yasanze umuganga w'umugome bahita bakigutera ugahita usarirako. none yaka we n'uno mukobwa mwazanye Esther uri kureba inkonda zigahanuka nubwo wijijishaga nabibonye. Waka Esther ni keza byo. Esther izenda Esther I love you. Okay, tureke n'ibintu wenda byo kuvuga ngo gutyo, urabona ko uyu mukobwa ni mwiza pe, kandi ikindi namukundiye imyitwarire, umuco afite. ntabwo ufite umuco wo kwiyemera, wo kwigira uwadanje, nicyo kintu first of all namukundiye. ko hari abakobwa tujya dukorana ibiganiro inshuro nyinshi, ugasanga umukobwa bazanye ni umwiyemezi kandi nta n'ubwiza afite. ariko urabona ko Esther ni umuntu uri sociable, nk'uko yabivuze ngo ni sociable. Esther uretse urukundo gusa, izina ry'Imana ndakubaha kandi nzahora nkubaha guhera uyu munsi. I'm gonna respect you. ariko byakomeye ndi kumva uri no gutereta utera n'imitobe. oya ntabwo ari gutereta, this one, so she's my sister, so my sister one, so dada urigashikanye ntukagira ikibazo turi kumwe, so don't have any problem, keep your phone clear, so thank you brother. Yaka hari akantu ngira ngo dusorezeho, ndagira ngo muha amagorane urayazi? amagorane oya amagorane, ndagira ngo mbwire imbogo irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami, ubivuge gatatu wikurikiranye. ongera unsubiremo numve. ngo imbogo irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. 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 imbogo irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami, ubivuge gatanu wihuta. imbogo irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami.
imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami, 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 imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. njye ntabwo nabishobora ibyo ngibyo. gerageza uvuge gatatu. imboga imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami, imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami, imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. imboga irarisha imboga imbere. Oya vuga cyane. ntabwo nabishobora. ntabwo akabishobora. yanabyananiye. imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami, imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami, imboga irarisha imboga imbere y'imboga y'umwami. imboga irarisha imboga imbere y'imboga y'umwami, imboga irarisha imboga imbere y'imboga. noneho yakatugana ku musozo ndagira ngo ugire icyo wabwira abafana. abafollowers banjye, abakunzi ba Yakamwana, ndabakunda sana, mukomeze mushyigikire, subscribe, comment and sharing. I'm still working, ndacyahari, so kandi Imana irahari izakomeza idufashe. uretse ikibazo cya COVID-19, so ikibazo cya COVID it's very danger, so twubahirize gahunda za government, twambara agapfukamunwa, dukaraba, antuka vraiment my brother, iki cyorezo ni danger man, is not easy, ntabwo cyoroshye bavandi. gukora ku bakobwa byo urabivugaho iki? so babandi rero mukunda amabebe mugenda mubahobera, ushobora kuzajya guhobera umukobwa ngo ukubita akabizu ugahita utamira COVID-19. Bye bye. no mu gitanda no kwambara ibyo. Okay, mu gitanda byo, ibyo mu gitanda byo wako ni wako, wawe ni wawe, mu gitanda byo tuzahura, niba ari ugupfa dupfe nakundi. so uretse Imana gusa nizakura iyi COVID, ariko so icyo nabasaba gusa ni ukubahiriza gahunda za leta. Murakoze cyane, caca. umuntu washushanyije umubumbe w'isi yarahagaze he? yarahagaze mu isi. ahagana he nyine? mwisi hano turi mu isi, yarahagaze hano. nk'umuntu wakoze amafaranga baramuhembye nk'iki? wakoze amafaranga kuki umuntu wakoze amafaranga bamuhembye iki? umuntu wakoze amafaranga bamuhembye iki? bayamuhayeho. nose sibyo cyari kuyakora we ntayaryeho, kandi ari we wakoze. yari yakoze nawe yakoze ku buryo yagenda akanikorera ndi. wowe wumva nk'umuntu wakoze amafaranga baba baramuhembye iki? bari kumuhemba icyo ashaka, n'izo amafaranga zikuyakora, n'izo yamuhemba kandi uyakora. nawe mfasha hano ukamufasha. icyo kibazo rero ubajije kirakomeye cyane. genda umva baramuhembye icyo ashaka nyine, icyo yasabye uwo munsi icyo bamuhembye, kuko ntiyasaba amafaranga uko arayakora, kandi amafaranga ni nk'aho ari ayoboye isi. muri make rero icyo yasabye ashaka yari guhembwa amafaranga. ndabivuze njyewe niko nasubiza. iyo umuntu yakoze wa mugani w'umunyamakuru arahembwa, we yarayakoze kandi yari ategereje umushahara, ahubwo yamukoresheje ninde ndamubwe ngo yakore nta muhemba wamuhaye akazi. mwese umuntu wamuhaye akazi ko gukora amafaranga, yakoze amafaranga, mwese araviramwo hoteliyeho. mwese ni nko kuvuga ngo wateka ibiryo ntubiryeho, ntabwo byakunda. njye wabitetse ntabwo wamuhemba umugore se wamuhemba gute? aho ngaho niho navuze ati umuhaye amafaranga yajya kugura umugore, kuko amafaranga niyo byose. ese sibyo? niyo byose. nk'umuntu wa mbere watangije ishuri yaba yarigiye hehe? umuntu wa mbere watangije ishuri gusa uko noneho umuntu wa mbere watangije ishuri yize mu ishuri
irihe se? yigishijwe nande kandi ari we watangije ishuri? uriya muntu wa mbere watangije ishuri yaba yarigiye he? wabwira na Esther akaguha. Esther wabimfashamo ngewe umuntu nzi ni headmaster diregiteri kongera rero kumbwira ngo natangiye ishuri bambwira yuko diregiteri w'ikigo aba hariya kuri biriya biro bye ubwo rero kuvuga ngo watangije ishuri rero ubwo ni diregiteri mwese ubwo navuga ngo wafatanya na yakakira mukagishakira igisubizo. icyo kibazo ko kikakaye mwa. umuntu wa mbere watangije ishuri we yigiye he? naho yigiye arya amashuri arangirira naho yigira naho yigiye kuko yarabifunze nyine tu yarabifunze na nigiye na n'uwo yatangiye nararangiza amashuri narangira naho ari hose aracyari kwiga. none se nta muntu ugaraduwetinga akagira digiri? hari akantu birangishije mu cyongereza ngo no one knows only God knows. ntawe urangije amashuri nta n'uwayatangiye just finish. umuntu washushanyije umubumbe w'isano yarahagaze cyaba atsinze sibyo? uriya muntu washinze ishuri ese uriya muntu we yari afite iyihe mpamyabumenyi? iki uriya muntu ntagisubiramo. uriya muntu washinze ishuri yigishije abantu, amajije kwigisha abantu bamwe abaha lisanse, abandi abaha doctora, abandi masters, abandi ama PhD, imanite. ese uriya muntu we yari afite iyihe mpamyabumenyi? icyo ngiye kujya gusubiza mu rurimi rw'icyongereza. his wiz his wiz icyo ni icyongereza. ni icyongereza. his wiz ni ngo his wiz ikindi is not to small than to back is not to small izindi tuzibike is not too small than to back is not too small than to back. thank you. ubwo ki uriya muntu yari afite kandi yakayagusubije yakayasubije mu cyongereza rwose bihagije. ariko watubwira no mu kinyarwanda. nagiye muri amerika ntabwo ari mu ijuru, ushobora no kujya ejo ukansanga hano. ngo wagiye muri amerika ngo ugeze ngo hahandi bafatira amapasiporo ngo bagusubizayo nabi? oya ntabwo nari ngiye, ahubwo ukuntu byagenze abantu rero bavuga n'ibyo batazi. ngewe nari narajyayo nkiri hano mu Rwanda, twari tugiye kuri medical check kwa muganga ko hari abantu batunyuza ko badukura mu nkambi ngo njye mba mu nkambi y'ibyumba bakatuzana hano i Kigali bakabanza kudupima ibirwara bakadukingira ibindi birwara bakadutera ibishinge. aho ngaho rero iyo wageze uba utegereje randevu yo kurira indege. aho ngaho rero niho nagarukiye, nasinze nguvu ndwana n'abaganga bahita bagira ngo ni umusazi banjyana Indera Caraes. ibyo bakubwira rero biriya bya showbiz bya nari nambaye ibikapu ngo ngiye muri Amerika irani showbiz nibyo na kimwe mu kigo cy'abasazi ni Indera Caraes. none se bakujyanye mu rwego rw'umuntu wasaze cyangwa banjyanye nk'umuntu wasaze kuko nari nasinze nabaye nk'umusazi, ariko nagezeho inzoga zinshizemo basanga ndi muzima. baguteye na cya gishinge batera abasazi? oya ntabwo bakineye, ngewe nasabye imbabazi nabwira ngo mbabaremo kunera igishinge kuko iyo bakiguteye uhita uba pararize, uhita utangira gucira inkunda ugenda nk'ufite amababa uhita usara burundu. ariko ngewe narabakarumye abaganga narababwira ati mumbabarire njye nasinze ntagire untera urushinge mumbabarire. ariko iyo usanze umuganga w'umugome ahita abwira abasazi bakagufata bakakigutera. iyo ari umusazi mwiza nako iyo ari umuganga mwiza ahita agukaruma inzoga zikagushiramo ugatuza neje akakuvugira ukitahira ati uyu muntu ntabwo ari umusazi n'inzoga.
ariko iyo yasanze umuganga w'umugome bahita bakigutura ugahita usarirako. none yaka we n'uno mukobwa mwazanye Esther muri kureba inkonda zigahanuka nubwo wijijishaga nabibonye. Aka Esther ni keza byo. Esther izina ry'Imana Esther, I love you. Okay, tureke n'ibintu wenda byo kuvuga ngo gutyo urabona ko uyu mukobwa ni mwiza pe, kandi ikindi namukundiye imyitwarire umuco afite. Ntabwo ufite umuco wo kwiyemera, wo kwigira uwadanje. Nicyo kintu first of all namukundiye. Ko hari abakobwa tujya dukorana ibiganiro inshuro nyinshi ugasanga umukobwa bazanye ni umwiyemezi kandi nta n'ubwiza afite, ariko urabona ko Esther ni umuntu uri sociable nk'uko yabivuze ngo ni sociable. Esther uretse urukundo gusa, izina ry'Imana ndakubaha kandi nzahora nkubaha guhera uyu munsi. I'm gonna respect you. ariko byakomeye ndi kumva uri no gutereta utera n'imitobe. Oya ntabwo ari gutereta. This one, so she's my sister, so my sister one, so dada uri gashikanye ntukagira ikibazo turi kumwe, so don't have any problem, keep your phone clear. So thank you brother. Yaka hari akantu ngira ngo dusorezeho, ndagira ngo muha amagorane. Amagorane urayazi? Amagorane. Oya amagorane ndagira ngo mbwire imbogo irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Ubivuge gatatu wikurikiranye. Ongera unsubiremo numve. Ngo imbogo irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. 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 Ubivuge gatanu wihuta. Imbogo irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Imboga 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 irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Yaka njye ntabwo nabishobora ibyo ngibyo. gerageza uvuge gatatu. Imboga Imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Imboga irarisha imboga imbere. Oya vuga cyane. Ntabwo nabishobora. Ntabwo akabishobora. Yanabyananiye. imbogo irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Imboga irarisha imboga. Imbogo irarisha imboga imbere y'imbogo y'umwami. Imboga irarisha imboga imbere y'imboga. Noneho Yaka tugana ku musozo, ndagira ngo ugire icyo wabwira abafana. Followers banjye, abakunzi ba Yakamwana, ndabakunda sana, mukomeze mushyigikire, subscribe, comment and sharing. I'm still working, ndacyahari, so kandi Imana irahari izakomeza idufashe. Uretse ikibazo cya COVID-19, so ikibazo cya COVID it's very danger, so twubahirize gahunda za government, twambara agapfukamunwa, dukaraba. Antuka vraiment my brother, iki cyorezo ni danger man, is not easy, ntabwo cyoroshe bavandi. Gukora ku bakobwa byo urabivuga iki? So babandi rero mukunda amabebe mugenda mubahobera, ushobora kuzajya guhobera umukobwa ngo gukubita akabizu ugahita utamira COVID-19. Bye bye. No mu gitanda no kwambara ibi. Okay, mu gitanda byo, ibyo mu gitanda byo wako ni wako, wawe ni wawe. Mu gitanda byo tuzahura, niba ari ugupfa dupfe nakundi. So uretse Imana gusa nizakura iyi COVID, ariko so icyo nabasaba gusa ni ukubahiriza gahunda za leta. Murakoze cyane, caca. Umuntu washushanyije umubumbe w'isi yarahagaze he? Yarahagaze mu isi. Ahagana he nyine? Mwisi hano turi mu isi. Yarahagaze hano. Nk'umuntu wakoze amafaranga baramuhembye nk'iki? Wakoze amafaranga
kuki umuntu wakoze umuntu wakoze amafaranga bamuhembye iki? umuntu wakoze amafaranga bamuhembye iki? bayamuhayeho ntusisibye cyari kuyakora we ntayaryeho kandi ari we wakoze yari yakoze nawe yakoze ku buryo agenda akanikorera andi. wowe wumva nk'umuntu wakoze amafaranga baba baramuhembye iki? bari kumuhemba icyo ashaka n'izo mafaranga zikuyakora gusa yamuhemba kandi uyakora nawe mfasha hano ukamufasha. icyo kibazo rero ubajije kirakomeye cyane. genda umva baramuhembye icyo ashaka nyine icyo yasabye uwo munsi icyo bamuhembye kuko ntiyasaba amafaranga kuko arayakora kandi amafaranga ni nk'aho ayoboye isi. muri make rero icyo yasabye ashaka yari guhembwa amafaranga ndabivuze njyewe niko nasubiza. iyo umuntu yakoze wa mugani w'umunyamakuru arahembwa we yarayakoze kandi yari ategereje umushahara ahubwo yamukoresheje ninde ndiramubwiye ngo yakore namuhemba wamuhaye akazi mwese umuntu wamuhaye akazi ko gukora amafaranga yakoze amafaranga mwese araviramwo hoteliyeho mwese ni nko kuvuga ngo wateka ibiryo ntubiryeho ntabwo byakunda njye wabitetse ntabwo wamuhemba umugore se wamuhemba gute? aho ngaho niho navuze ati umuhaye amafaranga yajya kugura umugore kuko amafaranga niyo byose. ese sibyo? niyo byose. nk'umuntu wa mbere watangije ishuri yaba yarigiye hehe? umuntu wa mbere watangije ishuri gusa uko noneho umuntu wa mbere watangije ishuri yize mu ishuri irihe yigishijwe nande kandi ari we watangije ishuri? uriya muntu wa mbere watangije ishuri yaba yarigiye hehe? wabwira na Esther akaguha. Esther wabimfasha njyewe umuntu nzi ni headmaster diregiteri kongera rero kumbura ngo natangiye ishuri bambura yuko diregiteri w'ikigo aba hariya kuri biriya biro bye ubwo rero kuvuga ngo watangije ishuri rero ubwo ni diregiteri mwese ubwo navuga ngo wafatanya na yakakiraki mukagishakira igisubizo. icyo kibazo ko kikakaye mwa. umuntu wa mbere watangije ishuri we yigiye naho yigiye kuko amashuri arangirira naho yigiye kuko yarabifunze nyine tu yarabifunze niyigiye na n'uwo yatangiye nararangiza amashuri narangira nawe ari hose aracyari kwiga. none se nta muntu ugaraduwetinga akagira digiri? hari akantu birangishije mu cyongereza ngo no one knows only God knows. ntawe warangije amashuri nta n'uwayatangiye just finish. umuntu washushanyije umubumbe w'isano yarahagaze cyaba atsinze sibyo? uriya muntu washinze ishuri ese uriya muntu we yari afite iyihe mpamyabumenyi? iki uriya muntu ntagisubiramo. uriya muntu washinze ishuri yigishije abantu amajije kwigisha abantu bamwe abaha lisanse abandi abaha doctora abandi masters abandi ama PhD imanite. ese uriya muntu we yari afite iyihe mpamyabumenyi? icyo ngiye kujya gusubiza mu rurimi rw'icyongereza. his ways his ways icyo ni icyongereza. ni icyongereza. his ways ni ngo his ways ikindi is not to small than to back is not to small izindi tuzibike is not to small than to back
It's not tools was and tools back. Thank you. ubwo ki uriya muntu yari afite kandi yakayagusubije yakayasubije mu cyongereza rwose ntihagije. ariko watubwira no mu kinyarwanda. nagiye muri Amerika ntabwo ari mu ijuru, ushobora no kujya ejo ukansanga hano. ngo wagiye muri Amerika ngo ugeze ngo hahandi bafatira amapasiporo ngo bagusubizayo nabi. oya ntabwo nari ngiye, ahubwo ukuntu byagenze abantu rero bavuga n'ibyo batazi. ngewe nari narajyayo nkiri hano mu Rwanda, twari tugiye kuri medical check kwa muganga, ko hari abantu batunyuza ko badukura mu nkambi, ngo njye mba mu nkambi y'ibyumba, bakatuzana hano i Kigali bakabanza kudupima ibirwara, bakadukingira ibindi birwara, bakadutera ibishinge. aho ngaho rero iyo wageze uba utegereje randevu yo kurira indege. aho ngaho rero niho nagarukiye, nasinze nguvu ndwana n'abaganga, bahita bagira ngo ni umusazi, banjyana Indera Caraes. ibyo bakubwira rero biriya bya showbiz, bya nari nambaye ibikapu ngo ngiye muri Amerika, iriya ni showbiz, nibyo na kimwe nyuma mu kigo cy'abasazi. ni Indera Caraes. none se bakujyanye mu rwego rw'umuntu wasaze cyangwa banjyanye nk'umuntu wasaze, kuko nari nasinze nabaye nk'umusazi, ariko nagezeho inzoga zinshizemo basanga ndi muzima. baguteye na cya gishinge batera abasazi? oya ntabwo bakineye, ngewe nasabye imbabazi, nabwo mbabaremo kunera igishinge, kuko iyo bakiguteye uhita uba pararize, uhita utangira gucira inkunda, ugenda nk'ufite amababa, uhita usara burundu. ariko ngewe narabakarumye abaganga, narababwira ati mumbabarire njye nasinze, ntagire untera urushinge, mumbabarire. ariko iyo usanze umuganga w'umugome ahita abwira abasazi bakagufata bakakigutera. iyo ari umusazi mwiza, nako iyo ari umuganga mwiza, ahita agukaruma inzoga zikagushiramo ugatuza, neje akakuvugira ukitahira ati uyu ntabwo ari umusazi, ni inzoga. ariko iyo yasanze umuganga w'umugome bahita bakigutera ugahita usariraho. none yaka we n'uno mukobwa mwazanye Esther uri kureba inkonda zigahanuka nubwo wijijishaga nabibonye. Waka Esther ni keza byo. Esther izina ry'Imana Esther, I love you. Okay, tureke n'ibintu wenda byo kuvuga ngo gutyo, urabona ko uyu mukobwa ni mwiza pe, kandi ikindi namukundiye imyitwarire, umuco afite. ntabwo ufite umuco wo kwiyemera, wo kwigira uwadanje, nicyo kintu first of all namukundiye. ko hari abakobwa tujya dukorana ibiganiro inshuro nyinshi, ugasanga umukobwa bazanye ni umwiyemezi kandi nta n'ubwiza afite, ariko urabona ko Esther ni umuntu uri sociable, nk'uko yabivuze ngo ni sociable. Esther uretse urukundo gusa, izina ry'Imana ndakubaha kandi nzahora nkubaha guhera uyu munsi. I'm gonna respect you. ariko byakomeye ndi kumva uri no gutereta utera n'imitobe. oya ntabwo ari gutereta, this one, so she's my sister, so my sister one, so dada ugashikanye ntukagira ikibazo turi kumwe, so don't have any problem, keep your phone clear, so thank you brother. yaka hari akantu ngira ngo dusorezeho, ndagira ngo muha amagorane urayazi? amagorane oya amagorane, ndagira ngo umbwire imbogo irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami, ubivuge gatatu wikurikiranye. ongera unsubiremo numve. ngo imbogo irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. 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 imbogo irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami, ubivuge gatanu wihuta. imbogo irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. imboga 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 irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami.
imboga irarisha imboga imbere y'imboro y'umwami buri njye ntabwo nabishobora ibyo ngibyo. gerageza uvuge gatatu. imboga imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami, imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami, imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Imboga irarisha imboga imbere. Oya vuga cyane. Ntabwo nabishobora. Ntabwo akabishobora. Niyo nabyananiye. imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami, imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami, imboga irarisha imboga imbere y'imboga imboga irarisha imboga imbere y'imboga y'umwami, imboga irarisha imboga imbere y'imboga. Noneho yakatugana ku musozo ndagira ngo ugire icyo wabwira abafana. Abafollowers banjye, abakunzi ba Yakamwana, ndabakunda sana, mukomeze mushyigikire, subscribe, comment and sharing. I'm still working, ndacyahari, so kandi Imana irahari izakomeza idufashe. Uretse ikibazo cya COVID-19, so ikibazo cya COVID it's very danger, so twubahirize gahunda za government, twambara agapfukamunwa, dukaraba, tukavuremo my brother. Iki cyorezo ni danger man, is not easy, ntabwo cyoroshye bavandi. Gukora ku bakobwa byo urabivugaho iki? So babandi rero mukunda amabebe mugenda mubahobera, ushobora kuzajya guhobera umukobwa ngo gukubita akabizu ugahita utamira COVID-19. Bye bye. No mu gitanda no kwambara ibyo. Okay, mu gitanda byo, ibyo mu gitanda byo wako ni wako, wawe ni wawe. Mu gitanda byo tuzahura, niba ari ugupfa dupfe nakundi. So uretse Imana gusa nizakura iyi COVID, ariko so icyo nabasaba gusa ni ukubahiriza gahunda za leta. Murakoze cyane, caca. Umuntu washushanyije umubumbe w'isi yarahagaze he? Yarahagaze mu isi. Ahagana he nyine? Mwisi hano turi mu isi, yarahagaze hano. Nk'umuntu wakoze amafaranga baramuhembye nk'iki? Wakoze amafaranga kuki? Umuntu wakoze amafaranga bamuhembye iki? Umuntu wakoze amafaranga bamuhembye iki? Bayamuhayeho. Sibyo cyari kuyakora we ntayaryeho, kandi ari we wakoze. Yari yakoze nawe yakoze ku buryo yagenda akanikorera ndi. Wowe wumva nk'umuntu wakoze amafaranga baba baramuhembye iki? bari kumuhemba icyo ashaka, nizo mafaranga zikuyakora, nizo yamuhemba kandi uyakora. Nawe mfasha hano kumufasha. Icyo kibazo rero ubajije kirakomeye cyane. Njye ndumva baramuhembye icyo ashaka nyine, icyo yasabye uwo munsi icyo bamuhembye, kuko ntiyasaba amafaranga ukora yakora, kandi amafaranga ni nk'aho ayoboye isi. Muri make rero icyo yasabye ashaka yari guhembwa amafaranga. Ndabivuze njyewe uko nasubiza, iyo umuntu yakoze wa mugani w'umunyamakuru arahembwa. We yarayakoze kandi yarategereje umushahara, ahubwo yamukoresheje ninde? Ndamubwiye ngo yakore namuhemba, ahubwo wamuhaye akazi. Mwese umuntu wamuhaye akazi ko gukora amafaranga, yakoze amafaranga, mwese araviramwo hoteli yeho. Mwese ni nko kuvuga ngo wateka ibiryo ntubiryeho, ntabwo byakunda. njye wabitetse. Ntabwo wamuhemba umugore se wamuhemba gute? Aho ngaho niho navuze ati umuhaye amafaranga yajya kugura umugore, kuko amafaranga niyo byose. Ese sibyo? Niyo byose. Nk'umuntu wa mbere watangije ishuri yaba yarigiye hehe? Umuntu wa mbere watangije ishuri gusa kuki noneho umuntu wa mbere watangije ishuri yize mu ishuri irihe yigishijwe nande kandi ari we watangije ishuri? Uriya muntu wa mbere watangije ishuri yaba yarigiye hehe? Wabwira na Esther Kagugu. Esther wabimfasha, njyewe umuntu nzi ni headmaster.
diregiteri kongera rero kumbwira ngo natangiye ishuri bambwira yuko diregiteri w'ikigo aba hariya kuri biriya biro bye ubwo rero kuvuga ngo watangije ishuri rero ubwo ni diregiteri mwese ubwo navuga ngo iki wafatanya na Yaka kiriya mukagishakira igisubizo icyo kibazo ko kikakaye mwa umuntu wa mbere watangije ishuri we yigiye naho yigiye ariko amashuri arangirira naho yigiye kuko yarabifunze nyine tu yarabifunze yigiye na n'uwo yatangiye ntararangiza amashuri ntarangira nawe ari hose aracyari kwiga none se nta muntu ugaraduwetinga akagira digiri hari akantu birangishije mu cyongereza ngo no one knows only God knows ntawe warangije amashuri nta n'uwayatangiye just finish umuntu washushanyije umubumbe w'isano yarahagaze cyaba atsinze sibyo uriya muntu washinze ishuri ese uriya muntu we yari afite iyihe mpamyabumenyi iki uriya muntu ntagisubiramo uriya muntu washinze ishuri yigishije abantu amajije kwigisha abantu bamwe abaha lisanse abandi abaha dogitora abandi masitazi abandi ama PhD imanite ese uriya muntu we yari afite iyihe mpamyabumenyi icyo ngiye kugisubiza mu rurimi rw'icyongereza his icyo ni icyongereza ni icyongereza his ikindi is not tuzinywa izindi tuzibeke is not tuzinywera izindi tuzibike is not tuzinywa izindi tuzibeke is not tuzinywa izindi tuzibeke thank you ubwo ki uriya muntu yari afite kandi yakayagusubije yakayasubije mu cyongereza rwose yahagije ariko watubwira no mu kinyarwanda nagiye muri amerika ntabwo ari mu ijuru ushobora no kujya ejo ukansanga hano ngo wagiye muri amerika ngo ugeze ngo hahandi bafatira amapasiporo ngo bagusubizayo nabi oya ntabwo nari ngiye ahubwo ukuntu byagenze abantu rero bavuga n'ibyo batazi ngewe nari narajyayo nkiri hano mu Rwanda twari tugiye kuri medical check kwa muganga ko hari abantu batunyuza ko badukura mu nkambi ngo njye mba mu nkambi y'ibyumba bakatuzana hano i Kigali bakabanza kudupima ibirwara bakadukingira ibindi birwara bakadutera ibishinge aho ngaho rero iyo wageze uba utegereje randevu yo kurira indege aho ngaho rero niho nagarukiye nasinze nguvu ndwana n'abaganga bahita bagira ngo ni umusazi banjyana Indera Caraes ibyo bakubwira rero biriya bya showbiz bya nari nambaye ibikapu ngo ngiye muri Amerika irani showbiz nibyo nakimenye mu kigo cy'abasazi ni Indera Caraes none se bakujyanye mu rwego rw'umuntu wasaze cyangwa banjyanye nk'umuntu wasaze kuko nari nasinze nabaye nk'umusazi ariko nagezeyo inzoga zinshizemo basanga ndi muzima baguteye na cya gishinge batera abasazi oya ntabwo bakinengeye nasabye imbabazi nabwo mumbabarire no kunera igishinge kuko bakiguteye uhita uba pararize uhita utangira gucira inkunda ugenda nk'ufite amababa uhita usara burundu ariko ngewe narabakarumye abaganga narababwiye ati mumbabarire njye nasinze ntagire untera urushinge mumbabarire ariko iyo usanze umuganga w'umugome ahita abwira abasazi bakagufata bakakigutera iyo ari umusazi mwiza nako iyo ari umuganga mwiza ahita agukaruma inzoga zikagushiramo ugatuza neje akakuvugira ukitahira ati uyu muntu ntabwo ari umusazi n'inzoga ariko iyo yasanze umuganga w'umugome bahita bakigutera ugahita usariraho none Yaka we n'uno mukobwa mwazanye Esther
uri kureba inkonda zigahanuka nubwo wijijishaga nabibonye. Aka Esther ni keza byo. Esther izina ry'Imana Esther I love you mwana. Okay turekene ibintu wenda byo kuvuga ngo gutyo urabona ko uyu mukobwa ni mwiza pe kandi ikindi namukundiye imyitwarire umuco afite ntabwo ufite umuco wo kwiyemera wo kwigira uwadanje nicyo kintu first of all namukundiye ko hari abakobwa tujya dukorana ibiganiro inshuro nyinshi gusa uyu mukobwa bazanye ni umwiyemezi kandi nta n'ubwiza afite ariko urabona ko Esther muri sociable nk'uko yabivuze ngo ni sociable. Esa uretse urukundo gusa izina ry'Imana ndakubaha kandi nzahora nkubaha guhera uyu munsi I'm gonna respect you. Ariko byakomeye ndi kumva uri no gutereta utera n'imitobe. Oya ntabwo ari gutereta this one so she's my sister so my sister one so dada urigashikanye nukagira ikibazo turi kumwe so don't have any problem keep your phone clear so thank you brother. Yaka hari akantu ngira ngo dusorezeho ndagira ngo muha amagorane urayazi amagorane oya amagorane ndagira ngo mbwire imbogo irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami ubivuge gatatu wikurikiranye. Ongera unsubiremo numve ngo imbogo irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. 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 Imbogo irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami ubivuge gatanu wihuta. Imbogo irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Imboga 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 irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Yaka njye ntabwo nabishobora ibyo ngibyo. gerageza uvuge gatatu. Imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Imboga irarisha imboga imbere. Oya vuga cyane. Ntabwo nabishobora. Ntabwo akabishobora. Yanabyananiye. Imbogo irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Imbogo irarisha imboga imbere y'imbogo y'umwami. Imboga irarisha imboga imbere y'imboga. Noneho yakatugana ku musozo zagira ngo ugire icyo wabwira abafana followers banjye abakunzi ba Yakamwana ndabakunda sana mukomeze mushyigikire subscribe comment and sharing. I'm still working ndacyahari so kandi Imana irahari izakomeza dufashe uretse ikibazo cya COVID-19 so ikibazo cya COVID it's very danger so twubahirize gahunda za government twambara agapfukamunwa dukaraba antukwavuremo my brother iki cyorezo ni danger man is not easy ntabwo cyoroshye bavandi gukora ku bakobwa byo urabivuga iki so babandi rero mukunda amabibi mugenda mubahobera ushobora kuzajya guhobera umukobwa ngo gukubita kabizu ugahita utamira COVID-19 bye bye no mu gitanda no kwambara okay mu gitanda byo ibyo mu gitanda byo wako ni wako wawe ni wawe mu gitanda byo tuzahura niba ari ugupfa dupfe nakundi so uretse Imana gusa nizakura iyi COVID ariko so icyo nabasaba gusa ni ukubahiriza gahunda za leta murakoze cyane caca. Umuntu washushanyije umubumbe w'isi yarahagaze he? Yarahagaze mu isi. Ahagana he nyine? Mwisi hano turi mu isi yarahagaze hano. Nk'umuntu wakoze amafaranga baramuhembye nk'iki? Wakoze amafaranga kuki wakoze amafaranga umuntu
wakoze amafaranga bamuhembye iki? umuntu wakoze amafaranga bamuhembye iki? bayamuhayeho nose sibyo cyari kuyakora we ntayaryeho kandi ari we wakoze yari yakoze nawe yakoze ku buryo yagenda akanikorera andi. wowe wumva nk'umuntu wakoze amafaranga baba baramuhembye iki? bari kumuhemba icyo ashaka n'uzo amafaranga azi kuyakora n'uso yamuhemba kandi ari uyakora nawe mfasha hano ukamufasha. icyo kibazo rero ubajije kirakomeye cyane. rero ndumva baramuhembye icyo ashaka nyine, icyo yasabye uwo munsi icyo bamuhembye, kuko ntiyasaba amafaranga uko arayakora kandi amafaranga ni nk'aho ari ayoboye isi. muri make rero icyo yasabye ashaka yari guhembwa amafaranga. ndabivuze njyewe niko nasubiza. iyo umuntu yakoze wa mugani w'umunyamakuru arahembwa, we yarayakoze kandi yarategereje umushahara, ahubwo yamukoresheje ninde ndiramubwe ngo yakore nta muhemba wamuhaye akazi. mwese umuntu wamuhaye akazi ko gukora amafaranga yakoze amafaranga, mwese araviramwo hoteli yariyeho. mwese ni nko kuvuga ngo wateka ibiryo ntubiryeho, ntabwo byakunda. njye wabitetse ntabwo wamuhemba umugore se wamuhemba gute? aho ngaho niho navuze ati umuhaye amafaranga yajya kugura umugore, kuko amafaranga niyo byose. ese sibyo? niyo byose. nk'umuntu wa mbere watangije ishuri yaba yarigiye hehe? umuntu wa mbere watangije ishuri gusa uko noneho umuntu wa mbere watangije ishuri yize mu ishuri iriheze yigishijwe nande kandi ari we watangije ishuri? uriya muntu wa mbere watangije ishuri yaba yarigiye hehe? wabwira na Esther akagura. Esther wabimfasha njyewe umuntu nzi ni headmaster diregiteri, kongere kumbwira ngo natangiye ishuri bambwira yuko diregiteri w'ikigo aba hariya kuri biriya biro bye. ubwo rero kuvuga ngo watangije ishuri rero ubwo ni diregiteri mwese ubwo navuga ngo iki? wafatanya na yakakira mukagishakira igisubizo. icyo kibazo ko kikakaye mwa. umuntu wa mbere watangije ishuri we yigiye naho yigiye kuko amashuri arangirira naho yigiye kuko yarabifunze nyine tu yarabifunze wigiye na n'uwayatangiye nararangiza amashuri narangira nawe ari hose aracyari kwiga. none se nta muntu ugaraduwetinga akagira digiri? hari akantu urangishije mu cyongereza ngo no one knows only God knows. ntawe urangije amashuri nta n'uwayatangiye, just finish. umuntu washushanyije umubumbe w'isano yarahagaze cyaba atsinze, sibyo? uriya muntu washinze ishuri ese uriya muntu we yari afite iyihe mpamyabumenyi? wiki uriya muntu ntagisubiramo. uriya muntu washinze ishuri yigishije abantu, amajije kwigisha abantu bamwe abaha lisanse, abandi abaha doctora, abandi masters, abandi ama PhD, imanite. ese uriya muntu we yari afite iyihe mpamyabumenyi? icyo ngiye kugigusubiza mu rurimi rw'icyongereza. his wiz icyo ni icyongereza. ni icyongereza. his wiz ni ngo his wiz ikindi is not tuzinywa zindi tuzibeke, is not tuzinywera izindi tuzibike, is not tuzinywa zindi tuzibeke, is not tuzinywa zindi tuzibeke. thank you.
ubwo ki uriya muntu yari afite kandi yakayagusubije yakayasubije mu cyongereza rwose yahagije. ariko watubwira no mu kinyarwanda. nagiye muri amerika ntabwo ari mu ijoro, ushobora no kujya ejo ukansanga hano. ngo wagiye muri amerika ngo ugeze ngo hahandi bafatira amapasiporo ngo bagusubizayo nabi? oya ntabwo nari ngiye, ahubwo ukuntu byagenze abantu rero bavuga n'ibyo batazi. njyewe nari narajyayo nkiri hano mu Rwanda, twari tugiye kuri medical check kwa muganga, ko hari abantu batunyuza ko badukura mu nkambi, ngo njye mba mu nkambi y'Ibyumba, bakatuzana hano i Kigali bakabanza kudupima ibirwara, bakadukingira ibindi birwara, bakadutera ibishinge. aho ngaho rero iyo wageze uba utegereje randevu yo kurira indege. aho ngaho rero niho nagarukiye, nasinze nguvu ndwana n'abaganga, bahita bagira ngo ni umusazi, banjyana Indera Caraes. ibyo bakubwira rero biriya bya showbiz, bya bintu nari nambaye ibikapu ngo ngiye muri Amerika, iriya ni showbiz, nibyo na kimwe nyuma mu kigo cy'abasazi. iyi Indera Caraes. none se bakujyanye mu rwego rw'umuntu wasaze cyangwa banjyanye nk'umuntu wasaze, kuko nari nasinze nabaye nk'umusazi, ariko nagezeho inzoga zinshizemo basanga ndi muzima. baguteye na cya gishinge batera abasazi? oya ntabwo bakineye, njyewe nasabye imbabazi ndabwira ngo mbabarire no kunera igishinge, kuko iyo bakiguteye uhita uba pararize, uhita utangira gucira inkonda, ugenda nk'ufite amababa, uhita usara burundu. ariko njyewe narabakarumye abaganga, narababwiye ati mumbabarire njye nasinze, ntagire untera urushinge, mumbabarire. ariko iyo usanze umuganga w'umugome ahita abwira abasazi bakagufata bakakigutera. iyo ari umusazi mwiza nako iyo ari umuganga mwiza ahita agukaruma inzoga zikagushiramo ugatuza, neje akakuvugira ukitahira ati uyu muntu ntabwo ari umusazi, ni inzoga. ariko iyo yasanze umuganga w'umugome bahita bakigutera ugahita usarirako. none yaka we n'uno mukobwa mwazanye Esther uri kureba inkonda zigahanuka nubwo wijijishaga nabibonye. aka Esther ni keza byo. Esther izina ry'Imana Esther, I love you. okay, tureke n'ibintu wenda byo kuvuga ngo gutyo, urabona ko uyu mukobwa ni mwiza pe, kandi ikindi namukundiye imyitwarire, umuco afite. ntabwo ufite umuco wo kwiyemera, wo kwigira uwadanje, nicyo kintu first of all namukundiye. ko hari abakobwa tujya dukorana ibiganiro inshuro nyinshi, ugasanga umukobwa bazanye ni umwiyemezi kandi nta n'ubwiza afite, ariko urabona ko Esther ni umuntu uri sociable, nk'uko yabivuze ngo ni sociable. Esther uretse urukundo gusa, izina ry'Imana ndakubaha kandi nzahora nkubaha guhera uyu munsi. I'm gonna respect you. ariko byakomeye ndi kumva uri no gutereta utera n'imitobe. oya ntabwo ari gutereta, this one so she's my sister, so my sister one, so dada urigashikanye ntukagira ikibazo turi kumwe, so don't have any problem, keep your phone clear, so thank you brother. yaka hari akantu ngira ngo dusorezeho, ndagira ngo muha amagorane. amagorane urayazi? amagorane oya amagorane ndagira ngo mbwire, imbogo irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami, ubivuge gatatu wikurikiranye. ongera unsubiremo numve. ngo imbogo irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. 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 imbogo irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami, ubivuge gatanu wihuta. imbogo irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. imboga 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 irarisha imboga
imboga irarisha imboga imbere y'imboro y'umwami buri njye ntabwo nabishobora ibyo ngibyo. gerageza uvuge gatatu. imboga imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami, imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami, imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Imboga irarisha imboga imbere. Oya vuga cyane. Ntabwo nabishobora. Ntabwo akabishobora. Yanabyananiye. imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami, imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami, imboga irarisha imboga imbere y'imboga y'umwami. Imboga irarisha imboga irarisha imboga imbere y'imboga y'umwami, imboga irarisha imboga imbere y'imboga. Noneho yakatugana ku musozo ndagira ngo ugire icyo wabwira abafana. Abafollowers banjye, abakunzi ba Yakamwana, ndabakunda sana, mukomeze mushyigikire, subscribe, comment and sharing. I'm still working, ndacyahari, so kandi Imana irahari izakomeza idufashe. Uretse ikibazo cya COVID-19, so ikibazo cya COVID it's very danger, so twubahirize gahunda za government, twambara agapfukamunwa, dukaraba, tukavuremo my brother. Iki cyorezo ni danger man, is not easy, ntabwo cyoroshye bavandi. Gukora ku bakobwa byo urabivugaho iki? So babandi rero mukunda amabebe mugenda mubahobera, ushobora kuzajya guhobera umukobwa ngo kubita kabizu ugahita utamira COVID-19. Bye bye. No mu gitanda no kwambara ibyo. Okay, mu gitanda byo, ibyo mu gitanda byo wako ni wako, wawe ni wawe. Mu gitanda byo tuzahura, niba ari ugupfa dupfe nakundi. So uretse Imana gusa nizakura iyi COVID, ariko so icyo nabasaba gusa ni ukubahiriza gahunda za leta. Murakoze cyane, ciao ciao.